Jerome yahise ambwira turaho neza rukundo rwanjye. Nkimara gusohoka mu nzu ngahurira nawe mu muryango akansuhuza ambwira gutyo, ibyo nari mfite byose mu ntoki byahise bincika bigwa hasi. Mpita musubiza nti njyewe ubwanjye naragushyinguye. Uwo nakunze kurusha abandi bantu bose ku isi ariko nkaba nari nzi ko yapfuye mu myaka 6 ishize, yaragarutse mu buzima bwanjye kubusubiza hasi. Amazina yanjye nitwa Angela, iyi ni inkuru yanjye y'urukundo. Mu myaka 6 ishize umugabo wanjye umwe rukumbi nakunze, twumvikanye ko ajyanye n'abandi bagabo bagenzi be mu Bugande kugira ngo ashake ubuzima nk'uko abandi bose babigenza. Yaransigiye umwana w'umukobwa twabyaranye wari ufite imyaka 4 twise Akariza, ariko ntago byaje kugenda neza. Abagabo bajyanye nawe bagarutse nyuma y'amezi makeya, bambwira ko umugabo wanjye Jerome bamuburiye irengero, ndetse banansaba kwakira ko yapfiriyeyo kuko agace bari baragiyemo abantu bapfaga cyane. Kwiyakira birangora ariko nta mahitamo nari mfite, mukorera n'igituro kugira ngo nzajye mpora mwibuka. Hashize imyaka 3 nibwo naje gushaka undi mugabo kugira ngo mbashe gushakira umwana wacu Akariza umubyeyi w'umugabo. Ariko kuri ubu nari ntunguwe cyane n'ukuntu nari mbonye umugabo wanjye Jerome agarutse n'igikapu ku mugongo. Mu bwoba bwinshi nahise nsohoka hanze ntari kubasha kubyiyumvisha, maze ndamubwira nti bambwiye ko wapfuye, iki gihe cyose wari uri hehe? Aransubiza ati byakubera byiza uramutse utahamenya aho narindi. Ako kanya umugabo wanjye yashatse kunyegera ariko njyewe nsubira inyuma kubera ko nari mfite undi mugabo. Ako kanya umwana wacu Akariza wari mu nzu yasohotse hanze ampamagara mu izina mbaza ati mama uwo ninde uri hanze? Akariza amaze kubona papa we Jerome kwiyumvisha ko ari wabonye byaramugoye cyane, asohoka yiruka asakuza cyane ahamagara ati papa. Jerome nawe amwikiriza mu magambo yakundaga kumuhamagara mbere yuko agenda avuga atumeze ute agapupe kanjye? Akariza ahita avuga ati nari mbizi buri gihe ko ukiri umuzima, buri gihe narabivugaga ndishimye kuri hano papa, ndishimye cyane. Jerome ahita avuga ati nanjye ndishimye cyane ariko ntago mbizi neza niba mama wawe we yishimye. Ibyo Jerome yabivuze ndeba mu maso bigaragaza akababaro yagize kukuntu namwakiriye nkaho ntamwishimiye. Yari ataranamenya ko nashatse undi mugabo. Ako kanya natunguwe no kubona Jerome ampereje indabo nk'uko yarasanzwe abigenza. Mu kuzakira yahise abona ku kuboko kwanjye kw'ibumoso mu rutoki rwambikwaho impeta, nambayeho impeta itandukanye niyo yanyambitse. Ahita avuga ati kuva ryari uhinduye impeta nakwambitse ubwo twasezeranaga? Ako kanya Jerome mu mujinya mwinshi yahise yinjira mu nzu. Akariza mwizirikaho amuhamagara papa, nanjye mpita nshyira hasi za ndabo mpereje ubundi ngenda mbakurikiye. Akimara kurambika igikapu muri saro mpita mubaza nti ntago ubona ko imyaka 6 yari imyaka myinshi cyane? Jerome ahita avuga ati yego, ngaho bimbwire neza mbyumve. Mpita mubwira nti tugomba kwicara hasi bitukabiganiraho. Ahita ambaza ati hari ikintu dufite cyo kuganiraho se? Njye nari nataye umutwe, namwe murabyumva nta kuntu wasobanura ko umugabo yagiye gushaka ubuzima nyuma y'imyaka runaka agasanga ufite undi mugabo kubihuha wumvise ngo yarapfuye utarabyiboneye. Jerome we yari yuzuye umujinya. Akariza yari yamwiziritse ku kaboko adashaka kumurekura. Icyo kikaba ikimenyetso cy'ubuhemu nakoze n'urukundo umwana wacu akunda papa we. Ako kanya Jerome atora igikapu cye agiye kugenda. Akariza arasakuza cyane ati mama ndakwinginze ntutume papa agenda. Mpita mvuga nti Jerome ndakwinginze wigenda, ndifuza ko tubiganiraho. Mu gihe nkiri kurwana n'urwo rugamba ibyago byakomeje kwiyongera. Umugabo wanjye twari twarashakanye nawe yahise aza, aturuka hanze ampamagara kubwo kumva ndi kuvugira muri saro avuga ati sheri isabukuru yawe igeze mu rugo ndetse kuguriye n'indabo wowe mugore wanjye Dominiko yamaze kuvuga gutyo yinjiye muri saro. Mu kubura amaso akubitwa n'inkuba ahuje amaso na Jerome. Nge nari hagati nk'ururimi ntazi ikintu nakora na kimwe. Dominiko ahita avuga ati buretse gato, ntago wagakwiye kuba. Jerome ahita amuca mu ijambo avuga ati narapfuye, ariko uko bigaragara ntago nigeze mpfa. Jerome yamaze kuvuga gutyo ahita ahindukira arandeba maze arambaza ati uyu ni wa musore wo kuri farumasi? Dominiko
ahita avuga ati maze imyaka 3 nkingiranwe na Angela bityo ntago ndi umusore wo kuri farumasi. Mpita mvuga nti ndakwinginze ndashaka kuganira n'umugabo wanjye. Dominiko ahita avuga ati ngo umugabo wawe ninjye mugabo wawe, ninjye mugabo wawe kandi ndashaka ko tujya muri gahunda zikurikiyeho kuri uyu munsi w'isabukuru yawe nkuko twari twabipanze. Jerome ahita avuga ati ndumva byaba byiza ndamutse mvuye hano nkagenda. Akariza ahita avuga ati papa ndakwinginze wigenda. Dominiko ataravuga turakoze cyane gufata icyo cyemezo kubera ko ntago wari watumiwe hano. Jerome atavuga ati ntago nari natumiwe hano, we waje gutura mu nzu yanjye byihuse. Mpita mvuga nti Jerome ndakwinginze wigenda. Dominiko atavuga ati ngo bivuze ko ari uhisemo. Mpita mvuga nti uravuga ibiki ariko. Dominiko atavuga ati noneho ubu ninjye ubaye mubi, urakoze cyane kwangiza ikirori nari nateguye, urakoze cyane. Nari nabuze aho mpagarara ibyo Dominiko yabivuze asohoka, ntangira kwinginga Akariza ngo ajye mu cyumba araramo kugira ngo mfatirane uwo mwanya mvugane na Jerome. Ariko umwana aranga mbere bambavuga ko ashaka kugumana na papa we. Jerome aramumfasha mubwira kujya mu cyumba tukavugana ko baraza kubonana mu kanya. Akariza ahita ambwira ari kunkankamira ati ibintu byose warabyangije. Mpita musubiza n'umujinya mwinshi ngo ndavuze ngo genda. Akariza ahita nkankamira avuga ati ndakwanga mama. Mu isegonda rimwe gusa byasaga nkaho ari inkubiri ntazi aho iturutse, maze yangiza ubuzima bwanjye bwari buhagaze neza. Muri ako kanya buri muntu wese yarantegereje kugira ngo mfate umwanzuro runaka, nkaho ari njyewe wateye ibyabaye byose mu myaka 6 ishize. Nahise mva mu nzu ngenda ngana ku gituro cya Jerome, ahantu njye nawe twakundaga kujya ubwo twari mu rukundo ruvuza ubuhuha. Hari igiti twakundaga kwicaraho, ntangira kwibaza ibibazo byinshi mvuga nti nkora iki nyagasani ndakwinginze mpikimenyetso. Ako kanya Jerome wari wankurikiye yahise aza nsanga aho nari nicaye, ati ntago nari nzi ko wari ugikunda kuza aha hantu. Ndamusubiza nti ntago nahazaga, natangiye kuhaza nyuma yo kumenya ko wapfuye. Jerome n'umujinya mwinshi ahita ambwira ati ndabona utaranyunamiye igihe kirekire ngo ubashe kwihangana utegereze, wamboneye umusimbura byoroshye cyane. Ndamusubiza nti ni gute utinyuka ukavuga gutyo? Sinashoboye guhumeka igihe bambwiraga ko wagiye. Iyo bitaba Akariza mba nanjye naragukurikiye mu bundi buzima nta kuzuyaza. Nahisemo gukomeza kubaho kubera Akariza. Nakoze buri cyose nakoze kugira ngo umwana wacu agire umuryango wuzuye, none wowe uravuga ngo byari byoroshye kugusimbuza. Ibyo nabivuze ndimo kurira kandi kwari ko kuri nubwo nta bisobanuro kwari gufite. Byatumye umujinya wa Jerome ucururuka gato yabasha kumva ibyo mvuga. Nuko mpita mvuga nti nta munsi n'umwe nigeze mbaho ntari kugutekereza. Sinzi aho amarangamutima yaturutse kuri Jerome, ariko kuri iryo segonda byasaga nkaho ibibazo byose bisubiye inyuma bijya aho byatangiriye. Ikintu cy'ingenzi cyari gihari nuko Jerome yari muzima kandi ari hafi yacu, ariko ntago nari nzi ngo ni iki kigiye gukurikiraho nyuma. Nta kindi cyakurikiyeho, njye na Jerome twafashe inzira dusubira mu rugo, dutangira kwiyibutsa ibihe byacu bya kera. Aho nta handi twari guhitira hatari mu buriri nk'ikimenyetso kigaragaza ko yamaze kumva impamvu nafashe umwanzuro wo gushakana na Dominiko. Yari asanzwe azi mu gucuruza kuri farumasi. Nanjye nari impangayikiye ibirakurikiraho tuganira. Jerome yatangiye ambaza aturibuka uburyo twari twishimye mbere y'uko ngenda. Twakundaga kunywa icyayi buri gitondo twicaye hanze ku kabaraza. Ndamusubiza nti ndabyibuka. Ndanibuka n'igihe kinini nagerageje kugushakisha. Nagushakishirije buri hamwe hose kugeza ubwo naje kubona ko umukobwa wacu atabuze papa we gusa, ahubwo yabuze na nyina. Nibwo nafashe umwanzuro wo kugaruka inyuma. Jerome atavuga mbabarire kuba naratumye unyura muri ibi byose. Ndamusubiza nti byose twabashije kubicamo njye na Akariza kubera Dominiko. Ahita ambaza ati Dominiko uramukunda? Ndamusubiza nti njye na Akariza ntago twigeze twifuza ikintu na kimwe. Dominiko ni umugabo mwiza kandi w'igitangaza. Jerome atavuga ntago ndaguhatiriza ngusaba kugumana nanjye, byose biri mu biganza byawe. Mpita musubiza nti oya, ntago ugomba gukomeza gushyira imyanzuro yose mu biganza byanjye. Nanone nakoze byose nshoboye, kandi yaba atari Dominiko ntago mba narashoboye guha umukobwa wacu ubuzima akwiriye njyenyine.
Jerome ahita afata ariko noneho ndi hano kandi ntago nshaka kongera gusiga umukobwa wanjye nanone. Ako kanya turi kuganira byari byamaze kuba nijoro, twagiye twumva ku muryango w'icyumba barakomanze, twese twabyukiye icyarimwe mu kugera muri salo ntungurwa no gusanga hari Dominiko wari wicaranye n'umukobwa wacu Akariza amucaniye ikibiriti ndetse yanasinze cyane. Ngenda mbasanga mvuga nti habaye iki? Dominiko atava turabizi ko tugomba kurangiza ibyo twatangiye, ndabeshya se? Ndabona muri kumwe mwaryohewe n'ubuzima, nari mbizi ko ari we urahitamo. Akariza atava ati mama washyingiranwe na Dominiko? Mpita mvuga nti ibyo turabivugaho nyuma. Ako kanya Dominiko yahise aterura ikijerekani atwaramo essence atangira kukinyanyagiza aho muri salo arimo kuvuga ati kubera iki? Kubera icyo ushaka kubica ku ruhande, reka tubivugeho tunabikemure nonaha. Ndamusubiza nti okay, turabivugaho ariko mu gitondo bukeye, ndakwinginze mpereza icyo kijerekani. Dominiko atafata ndabyanze, reka tubikemure nonaha kandi iki kijerekani ni icyanjye ntunyegere. Jerome atafata Angela afata umwana mujye mu cyumba ibi ndabikemura. Dominiko yarakaye ndabyitaho. Dominiko ahita ava turabibona, noneho bari gutuma ngaragara nkaho ndi umusazi imbere y'umuryango wanjye. Dominiko yarateye impuhwe kandi buri muntu wese yari kumwumva, nanjye naramwumvaga nkababarira mu mutima, ariko se nari gukora iki? Nari kureka Jerome twabanye tukanabyarana ngakomezanya na Dominiko nitabaje ngo mfashe kubaho nyuma yo kubura Jerome? Nari kureka Dominiko se ngakomezanya n'umugabo wanjye? Dominiko yahise avuga atariko ni ukubera iki? Mbwira Angela, ni ukubera iki nakoze iki ku buryo nkwiriye ibihano nk'ibi ngibi? Nahise ntera intambwe ngana aho Dominiko yarahagaze. Jerome ashaka kumbuza mpita mukankamira mubwira nti iyi myaka yose mbana na Dominiko iyaba yari umusazi ntago mba narahisemo kubana nawe. Akariza ahita avuga ati mama ndakwinginze wimusanga. Ako kanya nirengagije ibyo bambwiraga byose negera Dominiko ndamubwira nti Dominiko, uri umugabo mwiza kandi w'umwizerwa, waramfashije kunyura mu bihe bikomeye nari ndimo, wanyitayeho njye n'umwana wanjye, umujinya ntago urakemura ibibazo, ndakwinginze ibyo wateguye gukora byo kudutwika wibikora. Dominiko namukoze ku matama nawe ahita yiyoroshya ndetse anyereka ko ari kunyumva. Hashize akanya aramwenyura maze ahita ambaza ati watekerezaga ko nabikora se? N'ubundi umugabo wawe iteka ryose yahoze ari hagati yanjye nawe. Umuzimu wa Jerome wahoze witambika hagati y'urukundo rwanjye nawe, iteka kuri wowe nahoze ntari uwa mbere ahubwo nahoze ndi uwa kabiri, kandi nta kibazo nigeze mbigiraho nta na kimwe. Mpita mvuga nti ufite uburenganzira bwose bwo kunyanga. Dominiko atavuga ati ndabufite, nawe ibyo urabizi, ariko ntago nshaka kwangiza urukundo rwawe kubera ko ngukunda. Mpita mvuga nti none se ni ukubera iki wafashe umwanzuro wo kugaruka? Dominiko ahita avuga ati nari nje kubasezeraho no kugira ibintu byanjye mfata hano maze njye mu ihema ryanjye njye kuraramo, mbese njye kure y'abantu mbona umwanya wo gutekereza. Okay, ndagiye nonaha. Mpita mvuga nti byibura tegereza uze kugenda mu gitondo. Ninginze Dominiko ko arara mu rugo akagenda mu gitondo aremera. Ndeba aho Jerome na Kariza bari bicaye adashaka kumurekura. Amahitamo yarabaye ayo ngayo nta kundi byari kugenda. Dominiko yanyuze kuri Jerome wari uteruye Akariza aramubwira ati uzamwiteho neza. Jerome nawe amusubiza amubwira ati nzabikora. Byose bimaze kuba Jerome yaranyegere ndetse n'umwana wacu twese turayambirana. Jerome ahita avuga ati mwembi mbasezeranije ko ntazigera nongera kubasiga. Iryo joro nibwo yansobanuriye noneho byanyabyo ibyamubayeho mu rugendo yari yaragiyemo gushaka ubuzima. Rimwe na rimwe habaho kugorwa mu buzima kandi ayo magorwa akaba agaragara nk'aho bigoye kuyarenga, ariko urukundo nyakuri akaba ari rwo rurinda uwo munsi.